Reka ngusuhuze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Bienvenue kwizera niko nitwa Initohoza TV Rwanda. Tekereza ubukwe burangiye, abageni bafite ibirongoranwa byabo, bambaye imyambaro y'ubukwe, ariko bakabura aho gutaha. Ni inkuru itangaje, iteye isoni, yuzuyemo urujijo ndetse n'amarira. Tumenyesha ababyeyi tubavuga ko tugiye kubana, twandikisha umurenge, tumaze kwandikisha abantu badusize uyu munsi, ariko mu by'ukuri njye ibintu byambayeho uyu munsi byanshanze ku buryo nta mukuru wanjye byamuyobeye. Mu by'ukuri twageze n'ahangaha nka saa 12:00. Umuntu yamenyeshaga ambwira ko inzu yayibonye i Nyamirambo ari nayo abamo, niho ngo tuzajya kuba. Noneho we namubwira ati si nzaza ahantu ntazi tutabanjije guhamenya ngo menye ko ibintu byifashe, ngo hoye yewe ndamwumvira. Maze kumwumvira ubwo nari mwizeye, nuko ubwo yambwiraga ko ari Nyamirambo mu Kanogo ariho iyo nzira. Ubwo ni Nyamirambo mu Kanogo? Ndabyemera kuko mu Kanogo ndahazi. Noneho mbona mu kuza tuje mukuru wanjye amerekeje kuko yari na merene wanjye mu bukwe, turaza mbona ndaharenze. Ndamubaza ati se ko wabwiraga ngo ukodesha Nyamirambo byagenze bite, warimutse ntiwambwira? Uhaye ikaze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Icyo gukora urakizi, kanda subscribe, like na share kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Ubundi unyemerere nkubwira akantu ku kandi kuri iyi nkuru. Ibi byose byatangiye ku wa 4 tariki ya 12 Gashyantare 2026. Uyu mukobwa n'umusore bari bamaze igihe bakundana, baza gusezerana imbere y'amategeko mu murenge, aho ni mu karere ka Kamonyi. Uko umukobwa yabitangaje mu mashusho ya TV1, yari yizeye umusore we, yamubwiraga ko afite inzu i Nyamirambo mu gace ka Kanogo, aho bazajya gutangira ubuzima bushya nk'umugabo n'umugore. Aho yagize ati mu by'ukuri ibintu byambayeho nanjye byanshanze. Twageze ino nka saa 12:00, ambwira ko inzu yayibonye i Nyamirambo ariho tuzajya kuba. Uyu mukobwa avuga ko yajyaga asaba umusore kumwereka aho bazaba, ariko akabyanga, akamwizeza ko abi Nyamirambo. Kubera icyizere yamugiriraga yarabyemeye, ariko ku munsi w'ubukwe aho kujya mu rugo rwabo rushya, barenze aho yari yaramubwiye. Aho yagize ati mbona turaharenze, ndamubaza ni ko wambwiraga ko ukodesha mu Kanogo, warimutse ntiwambwira? Bakomeje urugendo, bisanga bageze ku kabari. Aho niho yabakiriye, bafite ibirongoranwa byabo birimo amajerekani y'inzoga ndetse n'imyenda. Umukobwa yagize ati twaje nk'abageni, atwakirira mu kabari, tubona biraducanze, amasaha arashira. Tumubajije aratubwira ngo nagiraga ngo tumenyereze abandi batwambariye, ubundi dusubire inyuma, ubundi dutahe. Amakuru yamenyekanye vuba, inzego z'ibanze n'umutekano zirahagoboka. Byarangiye aba bageni bajyanywe kurara ku biro by'akagari ka Rwamara mu murenge wa Nyarugenge, bagifite ibirongoranwa byabo. Ijoro ryagombaga kuba ibyishimo ndetse n'intangiriro y'urugo rushya ruhinduka urw'isoni ndetse n'urujijo. Mu mashusho umusore yavuze ko yari afite gahunda yo kuzasubiza umukobwa mu cyaro. Ibi byateje impaka, abantu benshi bose bari bahari. Ese kuki atabivuze mbere y'ubukwe? Kuki yemereye umukobwa ko afite inzu i Nyamirambo? Ese yari uburiganya cyangwa ni ikibazo cy'ubushobozi? Iyi ni inkuru irimo isomo rikomeye ku rubyiruko. Urukundo rushingiye ku binyoma rushobora gusenya ubuzima bw'umuntu mu kanya gato cyane. Kubeshya aho uzabana n'uwo mwashakanye si ikosa rito, ahubwo ni icyemezo gishobora gushyira umuntu mu ihungabana ndetse no mu isoni rikomeye. Ni icyemezo gishobora gushyira umuntu mu ihungabana ndetse no mu isoni zikomeye. Ubukwe ni isezerano rikomeye risaba ukuri n'ubushobozi ndetse n'ubwubahane. Ese wowe ubona iki kuri iyi nkuru? Ese umukobwa akwiye gukomeza urwo rugo cyangwa byari bikwiye guhita abihagarika ako kanya? Andika igitekerezo cyawe hasi udusangize iyi nkuru, kandi ukande subscribe ku Itohoza TV Rwanda kugira ngo ukomeze kubona inkuru zitohoza ziba zisesenguye kandi zishyira ukuri ku meza.
Bienvenue kwizera niko nitwa Initohoza TV. Mwakoze cyane.